oya yandebye abonaga ndi umwijima Haniye gutese yakore kagoma karame makuru ni neza njugani unjuga nanjye ureba nanjye ubu ngubu maze iminota 10 nicaye hano nanubu nanjye namutegereje oya mwantemuje mwambabashe oya iri torero turitangira amafaranga yarazaga none abayoboke bariyongereye none namusigaye ntazi ibintu murimo kuko amafaranga uko biyongereye nako amafaranga abura Yes ashimwe pasi ukomeye cyane ihangane nabatindiye oya burusanze nababaye yarakaye cyane ubusanzwe twaguma tuba turaganira ibintu musigaye mukora ntabwo biza amafaranga mwayashize uvuga ko ari ugutara mubwira amafaranga waje tugitangira mu mezi ya mbere ntabwo byari bimeze neza tugeze mu kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane amafaranga atangiye kuboneka rero tugeze mu kwa gatanu amafaranga atangiye kubona nosaba uko abakristo nabora biyongereye ubu no kuba ko byagenze bite bariyongera amafaranga aragabanuka bageze sibyo nakubwira oya ariko abantu benshi bageze mu gihe cyo guhinga barimo baragura imbuto byashoboka buriya none si bazigura nibura ntihanabureka nayazaga mbere nibura ubu no kuvuga ko ikibazo nta kindi pasiteri ubu dusigaye twakira abantu abandi bakajya hanze niyo mpamvu twashyize speaker hanze twongera umubare wacu tugura izindi niba ryongera dore impamvu enye za mbere zatuma tutabona amafaranga Jean Marie yaraje ashinga akabari hafi y'urusengero Damascene ashinga busheri Mucoma Thomas ukora muri ka kabari inyama igiciro yagihuhuye umukristo aza gusenga akigera ku rusengero ku muntu karangu n'umuhumuro kwa mucyo ariko sibabeshye nanjye agatima kaba kare hari akaburushete ushatse ko yanyana y'imbwa yokiza ariyo yankoze wowe urafata urusengero rwacu karushinga hagati y'utubari reba nk'ubu dukore inama ku mudugudu barabona ugenda bakumanyirize bimuka igiciro gipandishe bimuka naho ubu reba Mucoma nkozeho we ikindi mfashe mu ngiri inama twakugira ni iyi ngiyi ikindi bawumva reba nk'ubu wagize gutya ku cyumweru reba kiriya cyigisha ako pasi nawe uzatumara abakristo urajya kwigisha abantu ukababwira ngo bazashya ngo umuriro waka nk'amazuku bwira abantu ati ngo umuriro ngo utazima imbere ni heza umuntu mubwira ati ubonye inzu ubonye imodoka ntabwo wumvishe wa pasiteri kuri rwa rusengero rwa raruguru reba sagenda muri veriti hari n'igare utunze si amaturo yayiguzemo warangiza ngo ako nibyo abantu babuza kunywa icupa ubundi utanywe icupa yewe uzi ko nabanje kugira ngo nirakora idashoboye ikibazo si korari ibikoresho kugira ngo n'abanyamajwi kugira ngo ibintu biryohe kurushaho umva wowe gira nk'uko ku cyumweru ni icyumba cy'amasengesho nimba kwimura akabari bikunaniye abakristo bemerewe kwinywera byeri ibintu ni bibiri ariko basome gake ntibarenze urugero uzi ko ejo bundi nagiye kururambura urusengero rwitwa ngo soma gake ntekereza uwo muntu watekereje uwo mushinga soma gake kugira ngo ubu kandi ubona abakristo bakubise gutya babuzuye gutya bamwe basengera no hanze bakubise none se ubu baramutse banyweye inzoga ubu ntabwo baba kuko muzi ko itorero ryacu ari abarokorera ubwo ntiyahita bihinduka abanywe neza naho rero niyo mpamvu natwe nta maturo tuzabona umuntu ajya gusengera mu rusengero avuga ati hariya zaza ninywerera ikeri ubundi uzi ko umuntu wasinze yizihirwa umuntu anywa rikeri yajya gutura agatura 1,000 ariko so zazamwe ubushye uri mu normali utora amafaranga arenze senyi ariko nibyo reba nka wa mucuruzi wo mu itorero ryacu umucuruza amahene ejo ndagiye gutura senyi nagiye kubara amafaranga nsanga niyo note yonyine yashizemo asondi bya bitanu warabigaruye ariko ejo bundi ndabishyira muri ga nanjye mutaje kujya muyizereva yarimo ubugari bwasigaye ku isi ahubwo se niyo mu rugo wacu yumva yewe ndumva murimo muranyobye nzongera abadiyakoni nzongera maneko zibaneka wowe idini ryawe dohora abantu babwe reba
Solange yaraje ejo yaka ibitakwa nabonye amarihuri yaciye ku muryango kwa kundi mbwira umukristo ngo Yesu ashimwe ibicece hano kwabwa ati sibamuvuze byaragarutse abantu biyambara utumini aba kwinywera inzo nako binywere nje narimo none se ubwo mbigeze gutyo ubwo habya bitane n'akabari bambaye tumini oya banywa inzoga ubu amasengesho bazayumva neza ntibazayobya ahubwo bumva ijambo ry'Imana banywa none baraza banywa basenga oya bambura uko bashaka basenga yo kubaza akabazo nawe wumve katari hano kuri uyu mubumbe wacu idini rifite abayoboke benshi ni irihe Kiliziya Gatolika njya mbona baba benshi ku nasoma gake Kiliziya Gatolika hari umuntu bagenda ngo bambara amami oya hari sinywera agacupa kandi bagasenga sibatura amashuri yi nayawe ibitaro ni ibyawe imihanda ni yawe yewe n'amashuri nari nizemo yarayaho nawe ngo ujya ku mwadeperi ngo hareruye ako kantu ni inyamibwa wowe icyambere akubwigenge kuri ADP uvuga ati ngewe idini ryanjye ririgenga ubu ngo ntabwo ricazwa muri ADP utureke twinywere nako binywere ariko nawe banza ushobora kuba ubasha urimo uravugishwa nako njyewe ntabwo njye nareretse cyane nyiri umwana kagoma ariko ubu nayo nabicecetse wibuke ko kakabari yandi bikopesheje make baramfata basigaranye inyundo n'urukero beya anejoro ko muri Bibiliya hari ukuntu bajya biba bimeze inzoga ngira irakoshesha ubu banywa inzoga ntibazakosa ugasanga idini ryanjye n'abayoboke banjye batangiye gutana erega kunywa inzoga si icyaha pasiteri hari ibyigisho uzigisha mu rusengero ugatuma ribu bagutwara wowe uzi ko hari ribu ishinzwe gufata abanyabyaha nimba uzi ko izo nzoga arizo zituma abantu bakora ibyaha bakamenana imitwe abandi bagapfa icyambere iyo umuntu akubise n'umutwe ukameneka ribu ibona akazi muganga akamuvura akabona akazi yapfuye abacukura kwirimbi babona akazi n'abacuruza serikeri bakabona akazi rero abapasiteri bo muri ADPR niyo mpamvu urajya hariya ngo nimukanywa inzoga ngo nimugasamba inganda zisora udukingirizo imyenda igeze hasi ubu ngubu ejo bundi uriya muyobozi wa turiya dukingirizo ejo bundi ntago yarema aravuga ngo ADPR barabangana yarahombye udukingirizo twe twarahombye kubera ADPR ngo nimugasambane ariko uzi ko icyo kintu umbwiye ari cyo njoga icyo kintu umbwiye nicyo niyo mpamvu nanjye nabandi kugira ngo ikibazo cyose kuba diakoni nabonaga abakristo biyongera reka abadiakoni turi inyanga mugayo turi inama z'Imana ziragirwa n'Uwiteka agahora zibamo ahubwo ukuntu byagenze wa muntu ufite akabari banywaga bakaza kuruhukira mu rusengero bagatura none hamwe ayo bazanye gutura bagatura muri busheri ari igihombo urafata umuntu nka Damascene arotsa amaturo yimukiye mu mwari wa mucyokezo ariko amapasiteri hari twe kugira tukabona abantu babaye benshi wazamutumira tukaza akigisha abantu uko yigisha ntazasige bya bivuta byasiga abantu gutyo gitoye umuntu icyo nzamukora ariko arasenga abantu bagakizwa nzamufasha ashyire muri mudu abantu reba uko bashyira muri mudu nanjye nzajya mbona uko mbatwara gake ngena nkakura n'abandi kugira ngo uzabanze ubirebe ko ari business kugira ngo azahaguruka ku rusengero rw'utamaye nka 50 reka ntagazaza nakahaguruka umonye inkweto yambara ariko se wamugani kuko dupange ubundi toro ubundi tuzamuhagurutsa dute ari referanize guhamagara baze adufashe mu gitaramo twateguye aramubwira ati ugomba kumpa ngo ijana rya transport ndavuga ati se kuva Kigali kugera inaha ibihumbi ije cyane igice hari amafaranga y'inote 1000 wenda kujya no kugaruka da reka tuyagere 2 nose imba ari refera akorera Imana ku Kenya k'ijana yose kandi bitarenze inote 1000 nawe bitekerezeho ari abantu bura n'abacuruzi bura n'abora gatsindwa n'abazi byo gucuruza bize umushinga ariko nibazaga usije urukubako rukagera hari ko urutse ruhagaze miliyoni irenga 100 ubundi past ubundi kangobaza mbere ukujya kwiga theology wize section muri secondaire ni hariya secondaire nize
ibijyanye n'iyobokamana batwereka uko tugomba nkabibona tukiga za religiyo. uriya pasiteri uriya byumva yarabanje yiga ishoramari, yize icyo bita konabilite, ibaruramutungo, ubukungu arabwiga, bwose arabunyunyuza arabuzenguruka. sinari nzi ko na toroji habamo short courses. yize amezi 2 yiga gusoma Bibiliya. ubu ngubu reba inzu nziza niyi, imodoka nziza niyi, umugore mwiza. yego umugore akoraga mu kabari, araga umugore akora umuhanga, yego umugore ufite amaribori wewe. ariko pastor nawe yamutekereza kare mpamvu ujya numva abajene bavuga ati ngo nta mutungo n'umurimo umwe. Niyo mpamvu yize amasection abiri, nta muntu ukira Imana yiga n'ubucuruzi. pastor we warayobye, nta muntu ukira atibye. reka da se nawe uri yewe njya numva bavuga ngo nta mutungo n'umurimo, naye maze kubibona batangiye kugenda bancikaho ibintu byazamye. ibanga warivumbuye, ariko ntihabonye handi kuri aritari ko kuri hatangiye kuza imidite. none se bamugani tuzahavugura babona kubona hasa nabi, ubu hari usanga imidite yateye yabize nabi. urabona rwa rukuta rw'inyuma gutya ibumoso ruhande neza mu rubavu rwe, ndahabona reba ukuntu hiyashije, hatangiye guturika ari kwasa imitutu. reba mfite impungenge ko uzagwa ku bantu kandi baguyeho yaba ari ikosa rikomeye bigomba guhinduka. icyo kintu ni inyamibwa, Imana ntabwo atuma arokwana none. iki kintu nyama mugende ibyo ntabyihereranye. ndavuga ati nyakubonere diakoni yanjye, niyo mpamvu nafashe nkamwe ba diakoni bakuru njugana kagoma. rero nibaza abantu niba ntashyaga amakenga, avuga ati yamarusha kuba hari ukuri ku byagenze inyangamugayo natwe. burya abajyanama nibo reka nta mutumwe wigira inama, wigira iyo kwiruka ku gusara. iki kiganiro koze giteye icyaka. iki kintu nicyo amatu nako nubwo ari make reka tujye mu kabari hatwimarike. ingamba zirafasha, akantu k'abagabo kabisa rwose kimwe.